umukino wa mbere rero ikawutsina ku defense mu 6 yatsinze rero umukino wa kabiri rero iwutsina ku defense mu nga hafi 20 muri rusange ubona ko ibintu byose bigiye cyane kabisa mu gihe equipe ya Al Ahly Benghazi nyuma yo gutsinda Club Africa rero imikino yombi ubwo rero bivuze ko rero gahunda igurikiye rero ni gahunda rero y'imikino ya kimwe cya kabiri icyangiza equipe rero ya Tigers niwe umuntu yamenya ku Banyarwanda izakira n'ikipe ya Al Ahly mwenye pesa diwa neza cyane n'ikipe ya Al Ahly Benghazi zonyera amakipe ya nyuma rero azagera ku mukino wa nyuma rero w'imikino y'abavandimwe ya Abal iri kwera muri BK Arena bigurite kirero yo kwira kabisa imikino iriyo cyane kabisa ari ya muri BK Arena kuma ko nabasha kumenya nuko kubanyesha biga kaminuza ariko kaminuza ukafite biga kaminuza i Kigali kwinjira muri BK Arena n'ubuntu nyabura cyane karita yawe ishuri ubundi ubabwira ati ngiye kwirebera rero equipe ya Trial SSB Tigers Mugerero muri Ferguson gitegura amatora abakandida rutonde rwa nyuma rero ko ntakugaruka bamaze kujyanze rw'abakandida bagomba ko biyamariza ko rero bayobora iyi Ferguson muri rusange wabita Nkurayija Ishimwe Jean Ibeli niwe kandida unique ku mwanya wa president wabita Amakuza Clement Anastase vice president wa mbere niyo Mugabo Guide vice president kabiri wabita Moza Ange Belize vice president wa gatatu wabita Kayonza Aheta umunyamabanga mukuru Katabarwa Mubitsi Jean Dosco mujyanama Mupenzi Christophe Lene mujyanama Karambizi mujyanama obita Nsengiyumva Fro mujyanama sana Nsengiyumva Jean Claude bakare bari mujyanama rero abari mu mujyanama Prito ubwo n'urutonde rero rwa burundu rw'abakandida rero ku mwanya w'abagize komite nyobozi komite nyobozi na komite enyemeramaka rero niho bagomba kuba batorwa bagatorerwa muri rero ugomba kuba yayobora n'undi bagomba gutora nk'uko bayobora rero iyi federation y'umukino w'amagare hano mu Rwanda Ferguson abakandida benshi n'abakandida unique ubona ko atorera yego cyangwa oya muri rusange rero ubona ko rero ibintu byo muri Ferguson bikomeye n'undi ibijya ku murongo muri rusange Championnat y'u Rwanda rero iraza gukomeza uyu munsi ikipe ya Rayon Sport cyane ikipe ya Bugesera ikipe no ya Etenteza cyane ikipe ya Gorira umuyobozi ikipe ya Rayon Sport arakubwira ko ibintu ngo bimeze neza abantu badakwiye kugira ubwoba muri rusange bati ubwoba ntabwo ikipe yacu ibintu bimeze neza ndaje twumve mu kanya gato rero wabita Meya Abdaha tumube cyane kabisa tuganiza rero muri rusange kujyanye nuko batsinzwe rero umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ese gahunda ikurikiyeho ni yihe kuri Muzehe Abdaha na ekipe ya Rayon Sport muri rusange ese mama baraje no gushaka umwanya kabiri cyangwa bamaze kwiyakira ko uyu mwaka nta gusohoka muri rusange ariko Abdaha atanga icyizere ko ekipe yabo iri mu biganza byiza kandi noneho icyingenzi kuri ibintu byose rero ngo ibintu byose bizakunda twatwumve rero Meya Abdaha ubundi tugaruke mu kanya nyuma yo kumwumva Meya Abdaha igikombe cyagiye ese niki gikurikiyeho Meya Abdaha dutangira uyu mwaka twari dufite intego yo gutwara ibikombe byombi igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro ntabwo twagize amahirwe yo kugitwara ngira ngo igikombe cya shampiyona El Hilal yegukanye na ekipe ikomeye yagaragaje urwego rukomeye mu gihugu cyacu ariko no ku rwego rwa Afurika ekipe igera mu matsinda ikabasha kwitwara neza na ekipe ikomeye yaba El Hilal yaba Elmerek nayo ni ekipe ikomeye na APR nka ekipe zituri imbere kuri shampiyona ntago mpamya neza yuko twari twiteguye neza ugereranyije n'ayo makipe n'uburyo yiteguye ukurikije ingengo y'imari bakoresha ukurikije stabilité bafite mu bakinnyi stabilité bafite mu miyoborere hari hakiri kare nubwo intego yari iyo ngiyo intego ya kabiri yari igikombe cy'amahoro ko twabonaga ho noneho tuzakina n'amakipe atarimo amakipe yo muri Sudani aho twaravuga tuti byanze bikunze tuzagera kure hashoboka n'ibinashoboka dutwara igikombe
icyambere igikombe twakifuzaga ko cyari buyite kiduha qualification navuga automatique muri Confederation kuko APR yamaze kwegukana ikazasohokera u Rwanda muri Champions League. Twakifuzaga byanze ariko ntabwo twataye intego kuko intego nubwo ari igikombe kidufasha kugera muri Confederation ariko iyo ni inzira y'urugendo. Destination yacu ni ukujya mu matsinda mu marushanwa ya Confederation. Turacyafite amahirwe, turi ku mwanya wa kabiri. Ndumva uyu munsi hari bukine abadukurikiye Police na Kiyovu. Kuwa kabiri tuzakina na Bugesera, kuwa gatanu dusoze dukina na Kiyovu. Ayo manota atandatu na amanota y'ingenzi cyane azadufasha kugira ngo ya destination twifuza kugeraho. Twabuziriye mu gikombe cy'amahoro ariko dushobora kubonera mu mwanya wa kabiri. Ubu tugiye kwitegura uyu munsi abakinnyi kubera ubushake imbaraga bafite, imyitozo irakomeza nubwo bakinnye ejo bahita bajya muri local. Ejo bazaba bari muri local, tuzakine match kuwa kabiri. Ni match ya Bugesera twiteguye cyane. Abakunzi bacu barabizi n'abakinnyi barabizi yuko Bugesera ni equipe imaze iminsi tugora. Dushaka yuko byibuze ko tuzayakirira iwacu ariho twabonera amahirwe 90% y'umwanya wa kabiri. Ko nituramuka tuyitsinze turadusigaje match imwe na Kiyovu, aho tuzaba twizeye yuko kuri 80% umwanya wa kabiri dushobora kuwubona. Tugiye kuba hafi y'abakinnyi. Natwe nk'abayobozi turabaganiriza, turabegera, tubabwire yuko twatakaje igikombe ariko ntitwatakaje intego. Buriya intego ni ugusohoka tukajya ku ruhando rwa Afrika kuko niho twigira byinshi.